ariko rero abantu b'ibikarasi ikimufa no kugenda rwose mwiyenza ko abantu bose nanjye uratanze urongera imbere byayo byenga abantu b'ibika buriya urumva kuko abantu b'ibikara tuzirana ko muzirana wabona nyinshi ubundi ngiye sinzi n'impamvu buri munsi duhurira hano hantu wagira ngo warahanege nawe ubundi se shaka umutima muri se wanyu watuma umuntu umenya n'amakuru ushaka urahaze sha amakuru y'ibikisi nyamuneka rwose sinzi nimba wenda umuyobozi intuzo gitiwe yarabivuze iyo munsi hari inama ikindi kandi ugomba kuza wisize byibuza nk'itafari kugira ngo wishyurwe urukara rwawe ko iyo umuntu arubonye agira kandi reka nkubwire akavu nubwo tuba turimo turakina njye n'uwangira kunzanaho ibintu byo kunserereza fata gake rero ngo nzayikura bikure mama wawe gira aho ukomeza umbwire rero urumva uyu munsi hari inama nako ngiye no mu nama si uyu munsi hari inama se umuyobozi yabimbwiye yuko hari inama ndabizi ngiye n'ubundi niho nari ngiye kujya mu kanya urumva nyine ikibazo cy'ibikara no gushyanuka kwayo nyamuneka akantu mani ntabwo ari sawa gerageza mu mvugo ufite akantu k'ibikaro gakuremo ntabwo ari sawa kwirabura ukarenza urugero nabyo ubwo se oya ariko kantu gakore uri mubi rwose uri mubi nubwo wenda ntari mwiza ariko uri igikaro wamfasha ugakomeza ukagiye wari ugiye nanjye nkikomereza inzira ni umuhanda ikindi kandi mbona ivumbi mbura umuntu tujye mu nama nyamuneka amaze nigerera hari imbere ndaje n'ubundi ndagusanga we komeza ugende ugereyo ariko urabizi ko ndimo niyamamariza kuba uwungirije gitifu wamaze ushobora kwitwara nawe rero ugasanga arakwirukanye kandi nyamuneka urabizi ko wenda wiyamamariza ngo kongereza gitifu abanyamatiku wenda nyine usibye ko nyine kugira rimwe na rimwe ari byiza urumva ko kuno kwa mudugudu ni byiza umuntu wese akagabura ku mafaranga y'abaturage urumva ni nguvara ku mudugudu uzabonye byinshi inzira ni umuhanda rero mbone ivumbi aho tugende indenda kugenda inyuma tugende nyine nawe ibikarambere nyamuneka ako kantu mani ntabwo ari sawa ujye ugerageza mu gihe turimo turavugana wenda uvuge ngo akayobe gake wowe ko arimo akayobe gake nyamuneka umenye ko abantu bagufi tugira amateka ubwo ni indakara turagenda urimo no kuri ntacyo nyine tugenda ariko nyine ako kantu kituma ese katari ngiye kugize igikara wenda ngo urabimpora abantu b'ibikara tuzirana mukomere urabona hano ninde woroshye ku buryo ukomeresha abantu nyamuneka muyobozi ibi ntabwo twabyemera rwose nyamuneka ibintu byo kuza mudutumiza mu nama saa 9 mukaza saa 12 ibi ntabwo tubishaka rwose ntabwo tubishaka rwose mwese mwageze suhuza mugenzi we hano nyamuneka mukomere mwana wanjye makuru muzehe ni sosha muzehe ngemba kamuzehe hamundi rwose wa mwana we rwose dore kuva na kera kose abayobozi bajyaga bavuga ati muze mu nama tukaza twakire bakaduha none dore nibo bakire ubu turabantu ese umuyobozi wa mugenzi ubwo nyine ni ugutuza ukabyakira neza urabigenza oya turabiguze dore ko ndi mu mwanya wo kuziyamamaza gusimbura sengwa cene ajya ariko ntuzererwe wiyamamaza ndabizi ko abantu b'ibikara tuzirana mukomere urabona hano ninde woroshye ku buryo ukomeresha abantu nyamuneka muyobozi ibi ntabwo twabyemera rwose nyamuneka ibintu byo kuza mudutumiza mu nama saa 9 mukaza saa 12 ibi ntabwo tubishaka rwose ntabwo tubishaka rwose kabisa ibintu wowe watubwira ubu ni sanga reba ku isaha ya saa 8 zageze baro muyobozi sinkubahutse ariko rwose wowe bite kwakerewe uramwase we ntago gusa ata muzicara cyane cyadusanze icyo turushi utagizindu muzicara iki kirege ni gisazi rwose ntamu mwese mwageze hano nyamuneka mukomere mwana wa muzehe ni sosha muzehe ngemba kamuzehe akose muzehe kushaje kwita muzehe bitwaye ziba muzehe uzamwitese ashaje yanduranya muceceka mugabanye itiku cyane tuvuge ibyatuzaniye urabona ahangaha mudugudu Kavumbi ni wowe nakubonye maze ngo vivuye ko wageze ndi rwose muzehe yego igikamba kimwe aho mudugudu mapansi ndakubona rwose namwe naho ubundi se wageze ngo umva ariko madamu wanjye ubu yaragiye musigaye mu rugo jyenyine so mudu nangira gake nakugiye inama akose abandi bo bayobozi cyane umuyobozi we ko nomba ufite amagambo wowe twagutoreye iki ko mbona uri kuzamura hejuru cyane nyine urumva ariko arangije madamu wanjye yabaragiye aratambetse ariko izo nkuru muzire
muzazibarirane mwahuriye hamwe reka tubanze tuvuge ikibazo cyatuzaniye ahangaha hari ikibazo rero kigira giti ikibazo se wazanye kiri kitwereke ikibazo ariko bwana muyobozi ko abantu kera bafite ikibazo mutuze twumvikana bwana muyobozi aba bantu ndabona baje kuvuyanga inama yacu gusa ari cyo cyabazana ahubwo aba bantu ngiye numva wareba ukuntu bagenza rwose bagatuza uyashinzwe iki rwose bafite amagambo menshi ariko se muyobozi nawe ukiraga mu gaciro ugira ku bwenge bwawe uyu nguyu akora iki hano ariko se ntabwo muzi yuko mu Rwanda umuturage aba ijisho rya mugenzi we ziba uzaba ijisho rya nyoko ngewe uzaba ijisho ryanjye nanjye nyoko urumva ko natangiye kunuka kuri mama kiba givuge rwose muyobozi maruka abantu bakuru mutuze twumvikane anga muri iyi midugudu yacu yose harimo ikibazo kigira giti abasore kigira ngo mutere imbere ariko nanjye ndakubaza ngo icyo kibazo kirihe bwana muyobozi icyo kibazo uvuze ngenda gishigikiye muyobozi ibisaza nk'ibi muyobozi ikibazo tujya gusaba akazi muyobozi akatubwira ngo barashaka ibisaza bifite uburambe mu kazi je ntabwo mbyumva umusore ibisaza bigira ku burambe mu kazi ibisaza nk'ibi muyobozi urumva ko cyo reshakora hanga uretse naje gukora muzehe Kavumbi naye muzehe we rwose reka nkurangira akazi so mfite umusore reka nkurangira oya buretse orohamo reba niba ngiye gusaba akazi nk'umusore bifate nk'onge ndi umwana wawe itonde ariko nawe wa musore ugira ku munwa wazibye aho ngaho abandi bakivuga ako muze ko muri uvuga ngo itonde nawe upime ugahiga iwacu ntabwo ugize muretse kumvikana wenda nkoze ikosa aho ngaho kuba nyine nkubwiye kuri iryo hwera ariko orohamo nanjye ambwira ngaho jya wambwira nta nubwo ugiye kuri kure y'ukuri rwose reka mubwire reka murangira akazi najye gupfubura hanyuma rero atamuze uriya mukobwa wawe buriya rwose njye ibyo biganiro byanyu ngenda bira ariko buretse tubyihore buretse tube tubiretse mwe mutujeho twumva icyo umuyobozi duhamagare atubwire hanyuma dutaha mudugudu byanyu muratugiye inama nkande mutuze njye muyobozi njye kifanga watumijeho uyu musaza kabimeze ngo afite ubure bwapimwe ku kiko aho ngo yawe yatekereje atoneka ako kantu rwose muyobozi uyu musaza nta bwenge agira urumva ko atakwa abantu ari ibikara bombi harimo akantu ko kubabaza urumva kantu Kavumbi nanjye nkitegereza bikanyobera nabireba bikancanga kubona Kavumbi nawe iyo arebye areba nk'ikiyongoyongo niyo mpamvu ameze nk'umuntu ugizemo uyu muyobozi yarerewe hehe tumukuraho bucya rwose ariko ushobora kuba warakuriye muri bote cyangwa mu isogisi kandi byose nawe baragusuzuguye imbere y'abaturage musura cyari umuyobozi ngiye urashaka umuyobozi mwana we mugira icyizere ako munivere ngo muyobozi abandi baragutora ko njye nta nigeze umutora zibaho ngaho umva nyawe umuyobozi umva bagenzi banjye ariko nari nasinzuriye ubanze mu shaka rero gereka mbasaba ikintu mureke dutuza abeho kumvikana tubanze twumve ikibazo umuyobozi komeza ikibazo cyawe ngaho zero twakumvishe nawe komeza ariko niyo zamwumvishe bari giwera ngaho komereza mu kibazo cyane kimeze gutyo ni ukubera iki udatera imbere umudugudu wawe udatera imbere abasore barimo urumva icyo udatera imbere ikibazo uracyumva neza urumva ariko buretse tureka guterana kavu reka here ku murongo none hakurikiza abantu here ko bakuru kugira ngo hamagare nta n'uwandi oya reka here yankupira atawupira kubera ko ashaje oya ntawe ubwenge bwawe bwaricitse n'ubutarashaje ngewe nimudahera hariya igikoresho iyo gikoreshejwe kigasaza barakijugunya umusaza ariko nyamuneka muyobozi mu nzu ndangamurage harimo ibikoresho bya kera kandi bishaje kandi baje kubireba barishyura urumva ako kantu kare ngombwa yuko kazanamo urumva nyine ngo abantu bibikara bagira imitima itari myiza wasanga muyobozi komeza muyobozi reka mubaze muyobozi ikibazo muyobozi ikibazo nta kibazo nawe uri ikibazo uratanga ikibazo nawe uri ikibazo ceceka rero nyamuneka mugenzi wanjye wacecetse no ku mutima cyangwa byose ndimo ndibeshya ako kantu aho ngaho nawe utangiye gukomeretsanya yanjye ibintu by'intonganya mudugudu we ndaje mu kanya
ngiye kugutora wowe nubwo ndi gitifu uranyungiriza ako kantu rwose ubundi muri ino si uramutse uvuze ati munyereke umuntu ugira imico myiza muri ino si kurenza abandi ni aka mapanza aho ngaho warebye muyobozi urakapanza mu matwi uretse aba bantu nawe nazi uri gukora umukobwa wo kwa nuzurutse kwihora kubera ko namuzi iminsi baramutinda baramwihakanye mbaza ngo ndinde wayemutiye ni ikindi ariko ntabwo ni mutoya ongeraho ko ejo bundi aherutse gutera umugore w'abandi kwinyuma yenda amwima indezo baragambanye kugambana so waje ninde uguhaye ijambo yuza nta jambo naguhaye uri umunwa wanjye wowe ceceka mvuga nimba wabyumva neza ko umuze yaje avuga ko umugore yawukanye sinzi nimba wabigenzuye neza yabigize uruhare mbaza ngo urebe uruhare ageze gutya aragenda ahuriza muzehe n'umuyobozi w'umujyi muzehe rero agiye nyine gukora iby'umuryango biranga neza ako umuyobozi uyu muntu kumwe nge ikintu ndimo ndibaza nk'ubu butuna urambeshyira ngo nge ino nyagasozi irimo irambwira ngo nge umugore w'uyu nguyu kugira ngo mugende kuri ngo ninjye wabigizemo uruhare kunuka amenyo aravamo atazi uko bigenze uramwumva ngamenya ngaragenza gute mwihorere ngewe none arakomeza kumvugisha ikibuno noneho ndagikuraho nazongera kujya kubwiherera nyamuneka kandi mubyumve neza muzehe n'uw'ikigo abandi bo basaza tugisha inama mu gihugu muzehe n'uko abandi bo basaza basigaye mu gihugu batubwira inama ubu ngubu abana bawe bameze rata muzehe umva abana bareke reka mbabwire amateka zanjye tuzitubwire rwose nyamuneka kandi ntukinde ngo urambirane nakuriya hitwa mu Gisaka zanuze hariya zanuze utambitse kwa nuze hariya hepfo ndangije njya kwaba banuze aho ngaho kwa banuze yasoma twumvikana najyaga nibaza impamvu naramfurutse umubiri wose kumbe nuko wamara umutima nimwisire nongera akanyabunuze ngingira gutyo nanjye abaranduzi muyobozi uyu muntu mumufunge cyangwa se ngiye nanjye mureke mwishyure rwose n'ubundi nanjye ikibungo ndahazi iki ngiki buretse mwibaje icyatuzanye ngaho iki ngiki ntari icyo cyatuzanye mwibaje icyatuzanye uyu musaza nta nubwo afite n'uburere bwose yatekereje aratunika wowe uyu ni igikara kandi uyu ni igikara irene ivangura na komotete mwe muretse nawe ceceka nawe tugiye gukora ikibazo cyanga kaduhere kuri uyu urongera kwishyana tuvuga leta ngufungisha umenye ko ndi gitifu ikibazo nawe uri ikibazo ba witonze umenye ko ndi gitifu leta ngufungisha nitonde dutangira anga atuguhera kwanza ikibazo cy'umudugudu utuma abasore batera imbere n'iki ikibazo mfite ngewe ikibazo nawe kwishyana utsayito naje ikibazo mfite hano ngewe nuko ari nge muheraho kandi yagakwiye kuba uyu nguyu ariko rero muzehe sinzi nimba byumvishe neza ikibazo kiri ahantu rwose urumva nagiye nimbwa ku kabari nsanga ya nzoga y'imbandure ngo yashize sinzi nimba wenda ndusha ngo tujye kuyifunuka ariko bagurutse nkwereka bagurutse ibyo bihuriye n'ikibazo bagurutse nkwereka oya buretse kumagurutsa uretse nyine haguruka mwanyicaje kumagurutse meze ashaka kumfata ku ngufu do ashaka kumfata umudugudu wawe impamvu yawe y'umudugudu wawe ari abasore batumvika uyu muyobozi ni no kunuze kwaje kwapura agera gutya agakunda reka habeho gutuza ngiye mbere ku byo tworoganiza birasa nkaho uno musaza n'uyu musaza umusaza ni mushaka nyamuneka twumvikane wajya ubyemera ko ushaje imyaka 94 yose ufite n'imikino umusaza n'inyoka umuntu rero 90 n'ingana twitanageje muyobozi ariko iyo narebye shangu ukareba kiriya gitwe cye ubona ko ari cy'umuntu ushaje asura bihakanye ko ushaje wakemera icyo gitwe cyawe iyo misatsi y'umweru yivanzemo orange iri ku mutwe wawe washaje twaragutoye ariko sinzi impamvu uhora mu mwenda umwe noneho sibyo umwenda wanjye w'umuvyo muyobozi ahubwo ikigusetsa sha ejo bundi merutse kujya kubona yari ahantu mu ndabyo nyaminaga njya kubona ngo ageze gute ngo ariko nanjye kidandumva kinyishije habaye nkaruzo noneho nawe urumva arangije nje kubona nyaminaga nje kubona nyaminaga mbona akuyemo ikintu cy'ikidagipima ibiro 4 noneho yari afite ibiheri imana yise Nazarubet woninde wowe muyobozi aho ngo nagari reka buraba
uwitesha amabinga baye gafi ubu ni wowe umuyobozi njyewe mfite ikibazo nabwe ni ikibazo umuyobozi nawe ubwawe uri ikibazo no kuba ari ngenda mfite icyo nshaka kubaza umuyobozi uyu muntu ariko nta jambo twaguhaye njyewe ibikara turazana rwose sinzi niba tujya gutangira inama watubwiye uko amba muze yarasize rwose atiwe n'abadayimoni bahe atiwe n'abadayimoni umuyobozi uramuroze ni nyabingi umuyobozi uramuroze atiwe n'abadayimoni muje bahari imyendaro nakumvishe umuyobozi wowe ubaki ko muze yarinzwe gake muri bwana muyobozi none ko akantu k'imo umurombi karimo karagenda kazamuka umuyobozi uyu muntu nakomeje gutega amatwi uno musaza wicaye hano yahereye kare arimo arerekura ibibombe nka bimwe birimo biraswa muri Goma muri Kongo kumbi ni uri gusura umusaza usura muri kino gihe rero uri mu nama utakumvishe njyewe nakurabuye umuyobozi ikibazo yarakwiriye kuba muri ikibazo umva musaza nubwo ushaje umeze nk'udatekereza niko dusura abandi bari mu nama umusaza urahekanya ko udashaje wajye wemera ko ushaje uretse urabihakanya ko udashaje imyaka 90 ninga ufite ziba nanjye nyuka nanjye gutuka umuyobozi noneho sasa uzikora yuko nemeye kujya natanga cya kibazo cyanjye nabyemeye noneho ukuntu madamu wanjye buriya nijoro madamu wanjye ndamukundaga cyane ibi nabagamo nibyo mbagamo ikibazo mukundaga aje kuturambira yuko afite umugore mwiza umuyobozi n'amasaha urabona ko byageze kandi urumva nsize no mu rugo batogosheje agenda neza noneho madamu wanjye muze nyabaho umusaza w'indakaza madamu wanjye ceceka mvuga ibyanjye urumva ratangiye nakubwiraga nsize mu rugo batogosheje ibintu by'ibiharage n'ibice yoti sinzi nimba rwose navuga ikibazo cyanjye cyo mu mudugudu wanjye rwose nkava hasi nkanitahira ibintu bikagera mu buryo umuyobozi urabona kuri ya nkunga mujye gucya mu kohereza urumva nyine iza mfite ikibazo mu rugo nyine habikemuzo hose karangira igisubizo rero ni iki ngiki rero ukuntu rwose mwakongera inkunga rwose mugashyira wenda nk'icyatanu kuri none se watuje duha ibintu bikagera twagiye umudugudu wawe kudatera imbere ufite ikihe kibazo arayirira uyu nguyu arayirira amwe tugwaye ingwe umuyobozi ikibazo kimwe twese ba mudugudu urabizi nyine mu Rwanda wazibanga avuga ikibazo cyawe ceka nyamuneka umuyobozi arakubira niwe mbashije ariko wanjye kwera nawe washize ndio gwayija cyangwa zibambanze mvuga bwana muyobozi banje kubashimira yuko mwatugiriye icyizere mukatubwira ngo tuze mu nama yanyu icyo cyizere rwose ndakibashimira batwongera n'amafaranga rwose y'inkunga nayo rwose muyongere muri umuntu mwazaho nabivuze ngo igihe ikibazo cyanjye cyambere nge impamvu umudugudu wanjye udatera imbere nge natangiye mbivuga ngo urajya gusaba akazi uri umujeni bavuga ngo hari abasaza bafite ubuzobere ngo mu kazi aragafite bakakwima akazi kubera ko ari bya bintu by'umusaza biri mu kazi kandi abasaza imibiri yabo ari uko niba yaracitse intege nyine usanga barimo ariko rero muzehe ubucecetse iki kibazo cy'uyu muntu mbanze yandike bitewe n'ubwenge buke bwabo bica akazi ugasanga ntabwo umudugudu uteye imbere ibibazo byawe bivuze twabyumvishe ngaho nazire rwose kandi nyamuneka nendese kurenda ngo nzibe umuntu w'umugabira mugenzi we ngo siba kandi ikindi ibikara mwubahane rwose nzibe se ngende umuheha Imusa ufite uburere iwanyu bagwaye uburere waje byacu kwera tubakori yanjye akomeye no musifuri inyare mu kirere gahanuka kagwa ni gute utukumuyobozi anga turakeguza nawe muze rongewe muhaye ijwi yanjye nkugize umuyobozi mu nzozi kuko utabishobora baye umuyobozi mu nzozi bana kavugira nawe reba ukuntu ubisoza rwose inama yawe nawe yarangiranye iyi nama nanjye ndabona nazi ikibazo ngo mutuze iki kibazo gikemure neza dore impamvu inama yacu yarambiranye urumva hari abantu navuze nsanga ariko nsanga ndi kubarira gutyo mutunga n'intoki baje mu nama bameze nk'abagore bavuga amagambo menshi kandi nyamuneka nuko cyonze intoki he kwaje cyonza abantu nza akantu mbonye umuyobozi uyu muntu w'igisabo mu nama mvuye muzana mw'ibyuma iki cyuma ni icy'umugore nicyuye umusaza umuyobozi nicyuye umusaza nicyuye nako nicyuye umuyobozi nicyuye ariko se uramushinja icyo cyuma ninjye wakizaniye icyuma ninjye wakizaniye rero umuzana iki cyaha niko tuzera icyuma mu nama utakimuha atangura yahita gusoza nabibonye yarakwishe nge nabibonye ataho umuyobozi mu mugongo nawe yarakijyana umuyobozi twumvikane nyamuneka mwana wanjye ibintu byo gufunga n'ubuvuze ndabyumva kandi nyamuneka katwumve nimba gitwaye wisubiraho uretse katwumve nimba gitwaye umuyobozi rwose niba ushaka kumusubiza cyaheza nangumvire katwumve tega ukuboko twawe nyamuneka jobe mu kurya niba gityaye
jana muzane wenza inama yawe iyo nama nyamuneka ahubwo nze twigire mu kabari dore bazo umva muze ndekora imitwe cyawe ngiye nsigare ndi umuyobozi nzayobora neza ariko kankwibariza nzayobora neza ngiye mu kabari niba mudashaka ko umuntu avuga ikibazo cye mukaba muri aho mwasana kwa murokore bataruye nyamuneka twigire bataruranye nande bataruye intuze ngaho komeza genda ni wowe wari ufite akavuyo waduhera werewe umva muzehe n'inyoko niso nakubwiye ko njye ntari muzehe nubwo ufite ubwenge buke ariko twagerageza kukumva ngaho kumvikane wa maheru ubundi ikibazo ngewe ni uko murimo muratiza akavuyo mugatuma umuyobozi atavuga ariko we rwose nabonye nubwo ufite ubwenge buke nibura ugerageza kumvikana mfite ubwenge buke nubwo ari buke ariko si buke cyane inama twayisoje kuko ibintu murimo ntabwo byumvikana aho nawe mbanze nivuga neza akomeye n'umusuzi w'umuntu w'umunyarwanda bibaye ngombwa nawe nakubona urenga muze nakubona urenga biravuze cyangwa biragumuje nakubona urenga waduhera munyirukanye mu nama guruka shakera ninjye gitifu tuvuze ngo iki ni gitifu orohamo mvuze ngo iki ndakubwiye ngo wohera none ahagenda wasaza neza akiri icyuma cyawe bimbere se wakibwata muzehe n'inyoko ariko cyangwa ubwire ngo sogoto nyaboneka icyo cyuma gukireba cyangwa nakuranguza bitanu se ndareba bitanu se noneho madamu wanjye ndamukunda cyane cyabakamo nanjye niko mbakamo noneho urumva bishatse nanagira ngo sigaho muze sigaho